Umuntu wese ashobora gusobanura urukundo mu buryo butandukanye n'ubwundi bitewe n'urwo yahuye narwo cyangwa urwo arimo, ariko usanga benshi bahuriza ku marangamutima uhereza undi cyangwa ibyiyumviro ugirira undi uwo wakunze, kandi bitandukanye n'ibyo uhereza abandi, bityo ugasanga rimwe hari ibyo ukora nawe ubwawe bikakurenga kuko winjiye muri iyo si y'urukundo. Ngo biragoye guhisha amarangamutima wagiriye uwo wakunze, ngo ukora ibishoboka byose ngo kugira ngo nawe mubane muri iyo si y'urukundo. Iyo mwinjiye muri iyo si y'urukundo ngo mwamwumva rimwe bantu ba mbere beza bakundana babaho, ngo bikaba akarusho iyo mwese mubyumva mu mujyi umwe, ngo nibwo umwe muri mwe afata iya mbere kuko aba abona ko ari cyo gihe kugira ngo akwereke urwo agukunda, akaba yakwegera akakubwira ngo bati ese uremera kuzambera umwamikazi w'urugo rwanjye, umukunzi wanjye, umugore wanjye, mu ndimi z'amahanga ho ni will you marry me? Iyi foto tureba ifitanye isano n'ibyo twahoze tuvuga haruguru. Iyi foto ikimara kujya ku mbuga nkoranyambaga bagiye bayiteraho comment zitandukanye. Yagaragaye bwa mbere kuri TikTok, aho abantu benshi bayibonye bagatangira kohereza ubutumwa bayiteraho amakomenti atandukanye. Bamwe bati muraberewe, wow, murasa neza, niwe wasenze irumva, ndetse n'ibindi. Ikigaragara nuko umusore ari kubwira umukobwa ko amukunda, akaba ari kubimugaragariza. Ni foto urabona ko yamuhereje indabo ndetse n'impeta, bigaragaza ko yamaze kubona uwo umutima ushaka, ndetse n'abantu bari kumwe nawe ubona ko ari ibintu bishimiye kandi bapanze kugira ngo baze gusupurizinga cyangwa gutungura umukobwa. N'umukobwa nawe nubwo atigeze agaragaza emotion cyangwa amarangamutima menshi nk'ukuntu benshi babigaragaza iyo habaye igikorwa nk'iki ngiki, ariko urabona ko nawe ari kumwe nawe kandi yemeye ko amwambika impeta. Ifoto rero bagiye bayiteraho comment nyinshi, aho ubungubu iri ahantu hatandukanye, imbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku ma TikTok, ama Instagram, ama YouTube ndetse n'ahandi. Nk'uko natangiye bikubwira rero, iyi foto bagiye bayivugaho ibintu bitandukanye, ngo ni nziza, muraberanye, abandi batese kuri muremure kurusha umusore wawe. Byinshi bigenda bivugwa cyane, ariko urukundo ni urwa mbere, urukundo ruratsinda. Ariko urabona bose ko bishimiye. Umukobwa benshi bakajya bibaza ko nta marangamutima yigeze agaragariza umuhungu ko yamukunze cyangwa ko yamwishimiye. Nawamenya wasanga amarangamutima y'umukobwa atagaragarira inyuma. Ese kuba umukobwa asumba umusore ibyo bikuyeho ko batakundana? Ese kuba umukobwa ari muremure byo bituma ko urukundo rwabo rutabaho? Benshi bagiye babivuga bitandukanye. Reka tubanze twumve bamwe mu bantu babashije kubona iyi foto icyo babivuzeho cyangwa ibyo bavuze kuri iyi foto. Ira video se wayibonye? Nayibonye. Wabonye harimo umukobwa umeze umusore? Umukobwa ni muremure, umusore ni mugufiya. Arebye harimo difference kubijyanye n'uburebure hagati y'umusore n'umukobwa. Abantu benshi bagiye babivugaho cyane ibintu bitandukanye. Ese kuba wenda bimeze kuriya, wowe urumva ari ikibazo gikomeye ku buryo abantu batabana nk'ukuntu benshi bagiye babitera muri comment? Oya, kubana ntawe bihuriye n'uburebure cyangwa ubugufiya. Kubana aribo babyumvikaniye babana nta kibazo. Ngenda tekereza nabashyigikira. Ndetse abantu bagenda bivuga ku ma comment ndetse n'ibindi nicyo bababwira? Bababwira yuko urukundo atari uburebure cyangwa ubugufiya, urukundo n'urukundo ntaho ruhuriye n'ingano y'umuntu. Murabyumvise rero ngo urukundo nicyo cya mbere, ngo urukundo ruruta byose. Ese niba ushobora gukunda umuntu ukamwihebera ku buryo wagera cyangwa ku buryo watera intambwe yo kuba wamubwira ikiri ku mutima wawe, ese birashobora ko abantu baguca intege cyangwa bakakwereka ko ibyo uri gukora utabizi? Ese niba abantu bose bahuriza ko urukundo ari ibyiyumviro cyangwa amarangamutima uhereza umuntu, rimwe na rimwe utitaye kuri byinshi baba batekereza. Niyo mpamvu muri iyi si buri muntu agira amarangamutima atandukanye n'ayundi. Ugasanga akunda umuntu muremure, undi mugufi, undi munini, undi mutoya, ndetse n'izindi ngeri zose zitandukanye, ariko byose bihuriza ku rukundo. Ese twitaye kuntu umuntu ameze twazakunda koko? Icya mbere n'urukundo. Reka dukomeze dutegereze byinshi nyuma y'aya mafoto ndetse n'urugendo rw'aba bantu. Tuzagaruka tubabwira uburyo byifashe. Reka rero dutegereze byinshi nyuma y'iyi foto, tuzagaruka tubabwire ibyayo. Murakoze mwe mwari mudukurikiye munyuze kuri Ntagara Official.